ni gute umuntu agambanira mugenzi we bapfa pasiteri akenda kumwicisha. Nasomye Bibiliya irambwira muri Ezekiyeli ngo bashaka zifite ibinure bakazirya. hanyuma izinanutse n'icumbagira bakajugunya ku ruhande, barajonjora cyane. Uzawuhembwa miliyoni 10 undi ahembwa 100,000 akajya gufata agatuta akamura umwanya ari kuvuga make kandi uri hagara hari ugahita avuga ku mayi miliyoni. Cyane cyane abana bafite isengero zifite abantu baziyoboye baba perezida bakuru. Mbese bagomba gukiniramo urusimbi kugira ngo barebe ko baramba. Nese waba utakoze ugahemba, waba utinjije ugahemba. Ubwo turacyashaka ubugingo bw'abantu sijya baturi gushaka gukama izo turagiye. Ibyo ubugingo ari kugira ngo biracyagezweho. Agezweho iki? Uzabireba nawe ugiterana. Ubugingo tubure kuri. Tubure kuri. Yesu yaje gushaka ngo imwe azize 99. Ntago ariko bikimeze. Muri ni mpamvu rero waruvuze ku bapasiteri wenda mvugaho banyumve neza nanjye ndiwe. Ariko burya biratangaje kubona witwa umubyeyi ariko ugatakaza abana nk'aho ubyara nk'inzoka. Inzoka ijugunya ngo kwirwariza. Kuko ko ntarabona inzoka ebyiri zikurikiranye. Ngumvuge ngo buri iriya ni papa, iriya ni umwana. Kubona intozi zishorerana cyangwa inyoni. Ntabwo ndabona inzoka ebyiri zikurikiranye. Kandi ngo bajya mu mwuka wa data wa twese. Bagahanura mu izina rya data wa twese. Bakitwa abakozi b'Imana. Kandi ifura na se barangana. Ariko ukabona mu mico batandukanye. Kivuze se uyavuka. Ntuneye gutekereza. Uneye gutekereza kabisa. Baratekereje. Nukuvuga ngo ntacyo bitwaye nubwo mwagenda mukagwa mwese mugashira mu rusengero haramutse hari abatanga amafaranga. Hazaza n'abandi babikore. Niba yawashize hazaza. Ariko nashira nanone nugenda ntacyo bizabituza. Ni ukwiriza nka Rayon Sport. Somera 34 umutwe w'amagambo uvuga ngo iki? 34. Nje nta mutwe w'amagambo uri. Haravuga ngo abungeri ba Isiraheli bahanwa. Murongo wa mbere haravuga ngo iki? Ijambo ry'Iteka ryanjeho riti mwana w'umuntu hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isiraheli. Uhanura ubwire abo bungeri bati nimwumve uko umwami w'Iteka avuga. Ntago ari Peter. Ntago ari sigazwe byeraza. Ntago ari Didas. Abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Bimenye ubwabo bazabona iki? Ishyano. Mbese abungeri nibakwiriye kugira kuragira inama. Siko handitse. Ariko mwebweho murya ibinure mukiyambika ubwoya y'amakote n'amari mukiyambika ubwoya mubaga ibibyibushye ariko ntabwo muragira inama. Kuragira inama cyari cyo kuyikurikirana ahigiye hose kuyibungabunga. Yego isega ntiyayitwara ko yasohotse wajya kuyishaka. Ese ko maze iminsi nayibona wajya kwireba mu rugo se yariye ngo Dawidi mu ishyamba ngo iyi ntare yazaga. Ariko wowe yanagucenyura bareba ikagucamo kabiri. Intare rero yaba inzara, intare yaba uburwayi, kabuka gucinyura mu rugo kandi usengana na benshi. Ntabwo twaza kuguhanurira kuko nta kintu gutugaburira. Ariko mwebweho murya ibinure mukiyambika ubwoya mubaga izibyibushye ariko ntabwo muragira inama. Izacitse intege nimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye
n'izavunitse ntimwazunze. Izacitse iki intege ntimwazisindagije ngo yaguye ngo nimujugunye hanze ngo Imana izazana abandi. Tagira ngo nta mwanya dufite wo kugatu isoko arabwirire ndi mu rusengero rabone ngo uzave muri korari ugende ngo azahezira 10. Baramwumvise baruhari asa ni Yesu aramuvugiyemo ati wigeze uza ugishije inama pasiteri ngo uzasohoke ngo ugende ngo sohoka agira ngo ni mu nzu kwasi. Reka tubasuhuze abanywanyi abakunzi bacu abavandimwe abadukurikirana umunsi ku munsi inshuti zacu twizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Peter muraho neza? Ndashima Imana ndaho. Sikabandi bavuga ati ndashima Imana n'abantu bakeya. Peter utari wavuga abantu nta bantu mubanye neza kandi nanjye ndi umuntu hakora n'abandi ufite guhangura Imana n'abantu bake ugasanga nawe hari abavuga ko batagushima. Hari ibyo wiyize bose byatuma batagushima? Ibyo nize ufite gusanga ari bike nk'ibihe nk'ibihe ntabwo ari ngombwa cyane. Ngiye kuganira na Peter musanzwe mumenyereye hano si mushyashya hano ari umushyitsi ahubwo ari mu basangwa dufite hano ariko turashimira Imana n'abantu bayo buriya nta muntu uhora ari mubi. Cyokoze abantu ni nk'abantu nyine ni sinzi ukuntu nabavuga ntabwo ashoboye kuguha amafaranga wenda wifuza ariko yagutabara ntabwo ashoboye kugutabara ariko wenda yaguha lift akakugeza mu yaguha lift ntiyayiguha wenda hari indi serivisi yagufasha. So rero ntabwo njya afata umuntu ugihumeka ko yabaye mubi yahinduka. Ubwo tuvuge ko bavuga ko abantu ari babi aribo batumye isi bambi barabeshya. Nubona ko umuntu ari mubi uzamuhindure kuko uzaba ufite ubwiza umurusha kandi icyo urusha umuntu nicyo umuha. Ahubwo se ubwo ntiyaba mubi bitewe n'uko wamugize mubi? Oya hari igihe umuntu avuga ngo umuntu ni mubi none ko umwise mubi wowe mwiza wamuhaye ku buntu wagiriwe nawe agahinduka mwiza. Si undi umwiza ninde? Ni uwiyita ko ari mwiza. Ariko Peter ntuncange ntuzi ko abantu bigira miseke igoroye. Nese uwo ni mwiza nyine? Okay, umwiza kuri sosiyete ninde? Nubanye n'abantu amahoro kandi nufite icyo amara iyo sosiyete nyine. Yesu baramubajije ngo baramuhamagaye umwigisha mwiza. Oya bya Yesu byo ya Yesu yaravuze ngo ngo yavuga ngo nyitira iki mwiza ngo nta mwiza gusa ngo ni Imana. Yari afite icyo ashaka kwigisha abantu. Umuntu we afite guhinduka kuba mwiza uyu munsi ejo akaba mubi ariko Imana ihora ari nziza. Every day igihe cyose ihora ari Imana nziza ntihinduka ariko umuntu we arahinduka. Hari umuntu wambwiye pasiteri yanywa itabi, padiri yagwa yego umuhanuzi yagwa ariko God is good every time igihe cyose. Hari umuntu wambwiye Peter yarambwiye ngo buriya ubajije umuntu wari uri mu rusengero yagiye gucuruza igihe Yesu yamenaga ibintu by'abantu yakubwiye ko Yesu ari mubi? Yes birashoboka ariko ubajije uwo yakirije umwana yavuga ko ari mwiza. Impamvu uburyo umuntu ukosoye mu ikosa yibwira ko ari ryiza kenshi yagiye agira ngo uramubangamiye. Rero Yesu ntabwo yari abangamiye yari akoze ikintu cyiza yarakosoye. Nyuma yaho rero wenda nubwo batari babyumvise batabyemeye ariko bageze igihe bemera ko yakoze neza ko inzu y'Imana kandi n'uyu munsi yari bihari. Ntabwo uzi ko ari igihe bajya bazana inkoko utuyesha agaciro. Kubera Peter biriya bintu ntabwo byemera ngiye mu nzu y'Imana babyita urusimbi rwo mu rusengero. Kasino urusimbi ni kasino urusimbi ngo ni urusimbi. Genda tanga 10 genda tanga 50 ugasanga kwiguze miliyoni 3. Akuzi ko ari ukubetinga koko ni bet. Reka ari umuntu turi mu gitaramo cyo kwitangisha ahantu araza uzi ikintu yazanye umutaka ati rwose ntanze uyu mutaka ku murimo w'Imana. Ari n'abajya kwahira ibyatsi. Uzi umutaka amafaranga bawuguze ibihumbi 95
n'amafaranga 700. 95 n'amafaranga 700. Umutaka wari ushaje. Izo ni inyungu z'umurimo w'Imana niko babivuga. Kandi pastor utinjije ntago yahembwa. Cyane cyane abana bafite isengero zifite abantu baziyoboye baba perezida bakuru. Kireko. Nizego bagomba gukiniramo urusimbi kugira ngo barebe ko baramba. Nese waba utakoze ugahemba. Waba utinjije ugahemba. Ubwo turacyashaka ubugingo bw'abantu sijya batiri gushaka gukama izo turagiye. By'ubugingo ari kugira ngo biracyagezweho. Agezweho. Uzabireba nawe giterana. Pita ubugingo tubure kuri. Tubure kuri. Yesu yaje gushaka ngo imwe azize 99. Ntago ariko bikimeze. Asomye Bibiliya irambwira muri Ezekiyeli. Ngo bashaka zifite ibinure bakazirya. Hanyuma izinanutse n'icumbagira bakajugunya ku ruhande. Barajonjora cyane. Uzawuhembwa miliyoni 10. Ndahembwa 100,000 akajya gufata agatuta akamura umwanya ari kuvuga make kandi uri hagara hari ugahita avuga ko maye miliyoni. Tanyutse ubupasiteri twajya ahantu. Hano hanze wari uri muri urwo rusengero. Avuye mu diaspora nyine avuye hanze. Arabwiriza isaha bamuhaye arazirenza. Nuko aravuye muri Canada. Yatava muri Canada saka yava ubwo ntibarahamenya. Oya ntago bamenya bava muri Canada bo ni benshi. Yawe yaravuye hano hepfo mu Byangabo. Bari kumwegera. Avuga ati ari nka Peter. Ari nka Peter. Bamwamaye agapapuro twishi. Udatinya kamera. Musakagira hagaguru. Ariko Imana yamaye ubwenge ntago je wamagarika. Iyo ndeba ari giye umuntu anigisha akibagirwa abantu ari kureba. Ubundi bitegereza. Ubonaga bahari. Ubona ukuntu bakomaga amashyi. Winyibutsa yatumye nibagirwa ibintu. Kandi yari yatangiye neza sha. Bivuze ngo nyine hari n'akandi kantu nabonye mu rusengero. Umuntu akora ibyaha bakavuga ati yo Satani amugwiririye ariko asanzwe ari umukristo mwiza nyine ntakurikirana. Undi yakora icyaha kamutenga kwirukana. Tabakwirukana. Ntabwo uzisika benshi batwise abana babo. Ababyeyi. Umubyeyi n'ikidida. Kunubura umunyamakuru nkubaza umubyeyi niki. Kino kiganiro kiratuje ariko mumbabarire mu kanya kirashyuha. Umubyeyi niki? Umubyeyi. Ngiye kubaza umunyamakuru nanjye ndakora. Ntabwo ushobora kwita gukoresha ingano za kibyeyi ku mwana cyangwa se ku muntu mukuru. Ni ryari se umubyeyi akeneye ku mwana? Akeneye umwana. Akenewe ku mwana. Akenewe ku mwana igihe cyose. Urakoze cyane. Subije neza. Indabo zanjye. Ariko mufite ababyeyi babahataye uko mwakoze byiza. Kubera mwakoze byiza. Akavuga ko hatayimo. Mwatanze nyine ibyo ngibyo bikenewe. Ntabwo ari umubyeyi icyo gihe. Aba ari iki ubwo? Ni Munyakazi. Oya da. Munyakazi ndi Bruce Melody. Ahubwo mbwira abari ku kazi. Abari ku kazi. Ni umukoresha icyo gihe. Ni umukozi. Ni umukoresha. Aritwa ariko ntari icyo yitwa. Afite izina ni intama ariko muri ni mpamvu rero waruvuze ku bapasiteri wenda mvugaho banyumve neza nanjye ndiwe. Ariko burya biratangaje kubona witwa umubyeyi ariko ugatakaza abana nk'aho ubyara nk'inzoka. Inzoka ijugunya ngo kwirwariza. Kuko ko ntarabona inzoka ebyiri zikurikiranye. Ngo mvuge ngo buri iriya ni papa iriya ni umwana. Kubona intozi zishorerana cyangwa inyoni. Ntabwo ndabona inzoka ebyiri zikurikiranye. Kandi ngo bajya mu mwuka wa data wa twese. Bagahanura mu izina rya data wa twese. Bakitwa abakozi b'Imana. Kandi ifura na se barangana. Ariko ukabona mu mico batandukanye. Kivuze se uyavuka. Unteye gutekereza. Unteye gutekereza kabisa.
baratekereje ni ukuvuga ngo uretse nkwereke ni ukuvuga ngo ntacyo bitwaye n'ubwo mwagenda mukagwa mwese mugashira mu rusengero haramutse hari abatanga amafaranga hazaza n'abandi babikore niba yawashize hazaza ariko nashira nanone nugenda ntacyo bizabitubwira ni ukwinjiza nka Rayon Sport Rayon Sport yinjiza 5 ejo yabona ati mubirukane nibagende hazaza abandi nta muntu kamara uri hano yagende hazaza abandi ngo baragira bo ngizi icumbagiye barazishugunye ariko izi bibishye zifite ibinure ni imihembwa rero neza izi gukora gucinya inkoro uziko burya nuko tutabitindaho cyane ariko burya ufite gusanga mu rusengero haba bitogukwaha ariko itangwa mu buryo budasa nubwo hanze umuntu agatanga se igiturire kugira ngo abe diyakoni ariko naratangaye ariko wenda nijya uri kureba nabi muri iyi minsi kuki umuntu iyo afite amafaranga adahinduka mubi ifaranga ngo ariko risiga umuntu ifaranga none se Yesu yaza gushaka amafaranga mba narabaye wande habwo se ko yasize abantu ndikwibaza Yesu niwe wabatoje cyangwa hari undi waje ababibamo izindi mbuto kuko sigaye mbona bikundira ufite ukize baraza fata iminota 5 ushima Imana nuba uri umutindi uri umukene bahita bakureba ikiriro bakaza gukomanga ati rasa ku ntego iminota iri kwihora ariko ngo ni ukubanza ukagenda ukavuga ishimwe urashima iryo ari ryo bakarya ukarisobanura niba ari ifigo waguze icyo gihe na etaje waguze cyangwa akazi keza birumvikana ariko barye vuba nyirabyo arenda kwiyizira mbega niba ugiye gushima Imana ngo Imana ishimwe nabyutse ndi muzima ndi kuyishima cyangwa narwaye ndakira iryo nta shimwe ririmo pe Dida turi hano ubu nona gitwaza yigize avuga ijambo rikomeye cyane avuga ngo nushaka kumenya umuntu uzamuha amafaranga yego ubu none aha tuvugana ariko naharakana nasimbutse nza gusobanura abantu bataza kukumva nabi umuntu aramutse afite miliyari akinjira mu rusengero ngo ngewe nambitse abana 70 bambitse imyenda mbarihiye amashuri nubwo yabavuye kwica umuntu mwakoma amashyi Imana ishimwe ni Imana ibibikoze ibyo ni Imana ibibikoze ibisubirije igihe mwakoma amashyi se rwose ariko ijuru ryo ritari bati ituro umuntu uhumanye najya atamba igitambo ngo kere nacyo kiba gihumanye kandi ufite ibintu bihumanye Peter ibyo bintu bivuze wagirana ikibazo n'abakozi b'Imana nawe ungaburira niyo mahirwe nunzwe n'ijoro n'umutwe wanjye n'amaboko yanjye nawe ungaburira pe bankupira amazi n'umuriro mari ibintu uvuze byagukoraho pfa kuba leta nagirana n'ikibazo niyo n'Imana bandenganyije leta yandenganura Imana ikashyiramo ukuboko kwayo ubwo uzi ukuntu numvishe iryo jambo uvuze riraremereye pe wiryumva nk'iremereye rirasanzwe ahubwo wenda n'ibyo urivuze n'abandi bararifite barivuga nuko nta mwanya bafite wo kongera ku myambanya yo TV urivuze mu buryo ariko bukaze ngo umuntu wanduye ngo ntakazane ituro mu nzu y'Imana ntakagira igikorwa akora mu nzu y'Imana nta gitambo iyo ushaka gutamba igitambo ubanza nawe kwera none se ko numvishe ngo abanyabyaha nibo benshi basigaye bari mu rusengero ubwo bose baretse gutura abakozi b'Imana bahembwa gute baboneye rega wibuke ko byabaye akazi kagendeye ku mashuri umuntu yize kuri degree aya siko mbyumva jewe mubikore hakiri kare ariko ucunguze uburyo mwete kuko iminsi ni mibi nyir'umurimo azaza sedi dugira ngo
abirukanwe rwose n'abatenzwe nuko barusha abasigaye mu rusengero gukora neza, gukora nabi. kandi erega ni abanyabyaha barafashwe. Erega gukora icyaha ugafatwa nibyo bibi. Bafashwe nande? Na bagenzi babo. Ndi kwibuka kera wazaga gusenga ukigera ku muryango hano ukavuga mukihana ukavuga Mana umbabarire ndenge irya none. Deda ngiye kubwira ikintu gikomeye. Sibafunze ibyuma n'amangufu jini. Cyakoze byari bitugeze habi nabyo. Ariko ufite gusanga hari umucuruzi urumogi umaze imyaka ingahe bataramuvumbura. Ngiye kuvuga ikintu ntabwo bakineye, ariko iminsi y'igisambo ni 40. Nubwo wenda rubanda rugufi bamujugunye hanze y'urusengero hagasigaramo bya bifi binini, Yesu hari igihe yimanukira akavuga ngo wagitiwe cy'umutini, wagaragaraga neza imbere y'abantu, wavugaga neza nk'uwize ukasoma neza igitabo cya Bibiliya, ariko ibyo batari bakuziho jye mbikuziho. Nuko ngiri kwera imbuto ukundi. Iyo akivumye rero nicyongera gushinga imizi, nabe n'uwirukanwa yenda yagaruka agasaba imbabazi. Ariko ikivumwe na Yesu agifatiye iki umwanzuro, iyo kitagiye mageragere guhekenya impungure, kandi ni myinshi ntabwo iba ari mike. Mfite kuje warakaye. Ntawe uribara nk'umukuru wari umuto, nimare muto waribonye. Ubu nkubaza, twakuze batubwira ko itorero nabatirijwemo, sishatse kurivuga, ariho haba ukuri n'umwuka wera. Ubwo hari umuntu wese urimenya, ariko dukomeze. Ngiye ahandi ntabwo mbona barawuzura. Ndebye neza nsanga byenda gusa. Sitire yajemo n'imwe, cyo bita imico. Yego. Imico sanga irahabanye, kandi isanga uwo muco ufite kwangiza wa mwuka. Ariko nyimara kugenda nk'iyo yazimiye, nkuru y'amakuru hepfo iwacu usanga naho harimo abantu bafite ya mico nk'iyaho ndi. Ndavuga ati Yesu uracyafite akazi, umenye kereka ugarutse ukongera ukabivugurura. Kuko biringo zose ishyamba si ryeru. Ni gute umuntu agambanira mugenzi we bapfa pasiteri akenda kumwicisha? Ni gute umuntu akora ibintu bibi akaguma mu rusengero, rubanda rugufi rugasohoka hanze? Ni uko abakorera Imana nyine, akoresha ubutunzi bwe mu gukorera Imana. Ngo ndabizi uri kwanga kubivuga ko umunyamakuru, ariko ku rwanjye ruhande ukuntu bimeze. Ariko Dida gengira ukuri, si ufite Bibiliya aho ngaho? Shaka mu rya porodinga, ibindi nzajya kubyisobanura nimubagarwa ku rurembo. Mfite wabaye iki? Ya tugiye tureka mu kanya tuvuge ngo tugiye kuvuga ku mupagani, ariko uraje wumve byose bikwisobanura aha ngaha biraha. Nubwira ngo he n'ahandi ribugiye. Iminota yagiye. Uri kumva? Jya muri Ezekiyeli. Yego. Wagiyeyo? Ntabwo ngiye ku magufwa yumye, ndabizi mwese niho mukunda. Ezekiyeli nagezeyo. Somera 34 umutwe w'amagambo uvuga ngo iki? 34. Njye nta mutwe w'amagambo uri. Haravuga ngo abungeri ba Isiraheli bahanwa. Murongo wa mbere haravuga ngo iki? Ijambo ry'Iteka ryanjeho riti, mwana w'umuntu hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isiraheli. Uhanura ubwire abo bungeri bati, nimwumve uko umwami w'Iteka avuga. Ntabwo ari Peter, ntabwo ari sigatswe byeraza, ntabwo ari Didas. Abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Bimenye ubwabo bazabona iki? Ishyano.
mbese abungeri ntibakwiriye kugira kuragira inama siko handitse ariko mwebweho murya ibinure mukiyambika ubwoya y'amakote mukiyambika ubwoya mubaga ibibyibushye ariko ntabwo muragira inama kuragira inama icyo ari cyo kuyikurikirana aho igiye hose kuyibungabunga yego isega ntiyayitwara ko yasohotse wajya kuyishaka ese ko maze iminsi nayibona wajya kuyireba mu rugo ese yariye ngo Dawidi mu ishyamba ngo iyi ntare yazaga ariko wowe yanagucenyura bareba ikagucamo kabiri intare rero yaba inzara intare yaba uburwayi ukagukenyura mu rugo kandi usengana na benshi ntabwo twaza kuguhanurira kuko nta kintu uri kutugaburira ariko mwebweho murya ibinure mukiyambika ubwoya mubaga izibyibushye ariko ntabwo muragira inama izacitse intege ntimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye n'izavunitse ntimwazunze izacitse iki intege ntimwazisindagije ngo yaguye ngo nimujugunye hanze ngo Imana izazana abandi utagira ngo nta mwanya dufite wo kugatu isoko hari uwabwirije ndi mu rusengero urabona ngo uzave muri korari ugende ngo azahezura 10 baramwumvise wari uhari asa niyo Yesu aramuvugiyemo ati wigeze uza ugishije inama pasiteri ngo uzasohoke ngo ugende ngo sohoka agira ngo ni mu nzu kwaza hari hose dusengera nahitiriwe izina ry'Uwiteka iyo atarazanga bambwe ku musaraba ngo iryo zina rigira agace ribiri star nawe ba winjira hariya kuko n'amaboshere yose tubazamo inyama hariya tujyamo tujye kurikira iki ari iryo zina yitirwa inzi w'iki ry'Imana izacu sinage ntabwo mwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izaye zirwaye kurwara k'umukristo zo kwari kubatumva ibintu neza kubataragira ku rugero rufatika rushyitse yego mukwiye kubana nawe Yesu azaduhembera abo twafashije bari mu bihe bibi no mu ntege nke nizavunitse ari ivunika kugira ngo irepete kabiri mu cyumweru bikayigora igicumbagira ndakora he kaza rimwe ubundi ariko ibi ndi kuvuga uko bije mu bwenge ikajya ivunika ku buryo muterana 5 mu mwaka ije rimwe rwose kandi murasabwa kujya kuyumva baragihagarika baragihagarika keretse wende yafite turamuhagaritse amezi 3 ntago azongera kuririmba ataratubwira impamvu ahubwo kikavunikira rimwe ariko iri joro amaze ganga adaterana buriya yaraguye abamuzaha kandi ari ukuvunika cyane ubuse umuntu wavunika yagera urugero yagera hariya ruguru nuye nkuko wahagenda wowe ntabwo bibaho ufite ubuzima bwo kwihuta baracumbagira uragira ngo umugerero rimwe kafite abana 3 uragira ngo azinduke nk'inkumi kafite umugabo udakijijwe uragira ngo azinduke nkawe mwabatirijwe rimwe ategetswe gusengera umugabo w'agakizwa ugende mu misozi reka dusome dukomeze uravuga ngo nimwanazunze byibura ngo nimwazisenga muzunge muzisindagize burya umuntu wavunitse akeneye ukuboko yicumbaho akeneye utugu afataho izatatanijwe ahangaho karayenze nimwazigarushye basohoka harimo kompetisiyo iyo udakina kuri 7 igihe waricaye kuri benshi mba nungutse cyane urumva wabwirizaga kenshi nkabura umwanya none uragiye good Imana ishimwe mbonye umwanya ngiye Imana yaheye ishimwe niyo kwa muri karande z'igisekuru cy'iwanyu ntago ari yo mu ijuru ntago ari Imana yera
kandi icyo gihe tuvuga ni imana y'ishyari, ni imana y'inzika, ni imana y'ubugome. icyo gihe turavuga ngo imana yakubise itababarira isohora inzererezi, yinjiza abantu beza bari perfect, igihe cyabo bari perfect, baba abamarayika. ibi niho tugeze. imana izaza. ibintu mba mbivuzeho umwanya, ariko reka nihute. nimwashatse izatatanirwe ndetse n'izazimiye, umuntu akakubura umwaka, yarakwitaga umwana we. mwana wanjye, muhungu wanjye, congratulation, ushatse umugore, nzakuba hafi, kamara umwaka, nzagusuka, kamara umwaka atazi naho utuye. abo nibo babungera abangaba, bambaye ishusho ya kwera ariko bahakana kwera kw'iki, kw'Imana. bavuga Imana cyane, ndetse abapagani barenze ishusho yo kuba abapagani, kuko bo bica ibyo bazi. batwikiriye ubutunzi, bazi no kubukoresha mu nyungu zabo. barabizi, ni abahanga. izatatanirwe nimwazizigaruye kandi nimwanazishatse. izazimiye ngo namuhamagaye kuri telefone ndamubura. ntuzi niba yapfuye cyangwa banamufunze. ubwo yaguye kuko adasinze uyu munsi. ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. mwazitegekesheje iki? igitugu n'umwaga. twite ndi postinga y'ino jambo ndaribagira. hari korali yitwa Hisopu yerutse gusohora indirimbo ivuga ngo mureke gushakira agakiza mu mategeko. ntabwo uyizi? mureke gushakira agakiza mu mategeko, ahubwo mwizere Yesu wabambwe ku bwacu. Imana ibaha umugisha, barembye neza. nta muntu ubarirwamo agakiza. nawe agakiza kabonerwa muri Kristo. n'umuntu wese ishatse kunyuzamo mesaje yatuma abantu bakizwa. mwazitekesheje iki? igitugu ndetse n'iki? n'umwaga. mwaga uzi icyo ari cyo? urenze umushiha. umwaga akenshi uba ahubwo uzi ko ari byo. mwaga urenze umushiha. urenze n'ishyari ahubwo. nuko ziratatana kuko ari nta mungeri ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko zatatanijwe. intama zanjye zararongotanye mu misozi yose. ufite kugera mu rusengero ugasanga abantu bari barimo 23, nta n'umwe wasanga 26, kandi ngo harimo abakozi b'Imana. akoze ko hari urusengero nagiyemo mbona nta n'umwe. ariko ubwo bose babaye babi. baraguye. abo bantu bose babaye babi. isi yarabatwaye. aho kwica gitera, uzica ikigira gute? kibimutera. Peter, iri jambo riri gutsinda abantu benshi. intama zanjye zararongotanye mu misozi, ryatsinda abanyabugingo. ariko abanyamubiri baraje banyandikira bavuga ngo navuze nabi, ngo ubwo n'igihe waguye. ariko ntakibwo nimenye. uzi kumenya amahirwe, ukagira amahirwe ko ngo uri kurwanya umwuka w'Imana. ntawe urwanya umwuka w'Imana, arirwanirira, afite imbaraga. ahubwo abantu benshi basigaye bahekenya amenyo. ariko uzi guhana ubuhanuzi hano ngo ntabwo ari umwuka. tuzaganira ku mwuka. intama zanjye zararongotanye mu misozi yose, mu bihanamanga yo misozi miremire yose. ni ukuri intama zanjye zaratatanijwe mu isi yose, kandi ntawe urushije azishaka, habe no kuzibaririza. umuntu abariza, ariko Didasi wacu asigaye abaye. waturirimbiraga asigaye abaye. watuhanuriraga asigaye abahe. wa mwana w'umucuranzi yagiye he? wa mwana w'umuhanuzi wabaga hano, wa mwana waririmbaga muri korali, ko tutakimubona? wa mubyeyi, wa mukecuru byagenze, wa musaza byagenze gute? ngo yagiye ngo gusengera kwa runaka, ntiwarushya umushaka. yaraguye. ariko Peter, ndashaka ko tuganira mu minota wampaye tukayicunguza mu buryo umwete. reka ndisoze. yego bisoze. umwami w'Iteka aravuga ngo ndirahiye ni ukuri, ubwo intama zanjye zareswe zikaba iminyago, zikaba n'ibiryo
by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko ari nta mwungeri, kandi bungeri banjye ntibarushije bazishaka, ahubwo abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo, ntibaragire intama zanjye. Nuko rero mwa bungeri mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo, uku ni kumwe mu Uwiteka avuga ati, dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye, kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo, nzakira amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya. Umwami w'Iteka aravuga ngo, dore jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye zishake. Imana izasubiza abana mu rugo. Izina ry'Imana ndarahiye, Imana izasubiza abana bayo mu rugo, izasubiza intama mu rwuri, izazigarura. Ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi bukomeye. Niyo yimika Imana, niyo yimika, ikura abami ku ngoma, ikimika abandi. Yakuye Sawuli ku ngoma, yimika Dawidi. Niyo yimika Imana, niyo yimika, kandi ijya yimura, inimura imisozi itabimenye. Kandi iyo ikwimuye, hari igihe ubura n'umunyonzi, hari igihe ubura na tagisi utega. Urupfu rwakwimura, icyubahiro wari ufite cyagushiraho. Rero nari mvuze ku bakozi b'Imana, nanjye ndimo, ntabwo twahamagare kubahwa mu isi, twahamagare kuba imbata y'abo tuyoboye, kuba abakozi bo tuyoboye no kubabungabunga, tugashakisha uburyo n'utaramenya agomba kumenya. Na rugero n'uru na rumwe umubyeyi yageraho ngo atakaze umwana we. Tuba ababyeyi, tuba abashumba, tugire indangagaciro za gishumba, twe kugira filozofi irimo abadayimoni. Dayimoni iravuga ngo nibagende, hazaza abandi. Nimugarimwe. Ni gute umuntu abyaye n'ukurikirane ko yabyaye? Ari intama yawe. Ari intama yawe. Ushinzwe iki? Ni amakote no guhagarara mu rusengero. Mbere twakoraga dowa tu dowa, tugenda ku miryango y'abantu mu mazu, dusura abakristo bacu basubiye inyuma, abantu bagiye. Komeza. Ndatsinzwe. Biragoye kubona icyo umuntu arenza ku ijambo ry'Imana, ahubwo tugiye guhita twibaza ngo umupagani ninde? Ko turi gushorera abantu ngo bave mu rusengero ngo bakoze ibyaha, tukimika abandi ngo baduhaye cyangwa bafite umumaro ngo mu itorero. Umupagani namuvuze, nanamurangije, ahubwo soza ikiganiro. Ariko reka mvuge, ushobora kuba wamuvugiye muri ijambo, twongere dusome Bibiliya se. Ninde mupagani? Umupagani ni umuntu utaramenya Imana, ukora ibyangwa n'Uwiteka. Numvishemo ikintu gikomeye, utaramenya Imana, ubwo n'udakora ibyo Imana ishaka. Yego. Ngo amenye kamere y'Imana n'iki mushaka. Tandukanye umupagani wasubiye inyuma cyangwa waguye. None se waguye ntahinduka umupagani buriya? Akora ibikorwa by'abapagani, ariko si umupagani. None se Dida, uyu munsi none uririmba muri korari, ejo ugasubira inyuma ukanywa inzoga, ni urugero. Wemera ko ubonye abakwegera bakaguhugura, hari igihe wazire kugangera ukagaruka mu nzu y'Imana? Cyane kubera guhinda umushyitsi kw'ibyo wamenye. Imana iguhe umugisha. Ariko udafite icyazi nahindukira. Umuntu ahindukira kuko hari ikintu yibutse cyiza, akava mu nzira mbi yaragize gute, yararimo. None aha ngiye hari imbere kuko hari ikintu runaka asize inyuma, afite gukebuka nkarebesha, nkasubiza amaso he inyuma. Ariko ntacyo nanyuzeho kizima kinese semi, sinanarebayo, ahubwo naga naciragura kugira ngo nareba. Umupagani rero hari umuntu uri gukora ibintu bibi by'ubugome biteye ubwoba, kubera kutagira amahirwe yo kumenya ubuntu bwa Kristo, akabara no mu cyaha.
nta yindi mission abakozi Imana baba bafite ni ukujya kubwiriza ubutumwa bwiza babwirizwa kuri tere, ntabwo mu rusengero bahabwiriza. none se utabwirije mu uragenda ukabwiza kuri tere abanyamahanga, abapagani aribo banyamahanga mu byo kwizera, ukababwiriza hanyuma bakaza mu rusengero bakegera abashumba. Ubundi abavuga ubutumwa bakwiye kujya kuri tere, tukagira abasigara mu rusengero. Ego, ubundi umutambyi ni iki? Umutambyi ahora mu rusengero akajya yakira abaje babwirijwe ubutumwa n'abandi bagiye akabafasha gukura, akabarera, akabatambira ibitambo. Ubuse baracyabarera? nabisomye ariko ntabwo bapfiriye gushira. Haracyariho bamwe bagifitiye umutima w'abungeri bazima bataboneka muri Ezekiyeli 34. Hanyuma umuntu nanone waririmbaga afite gusiba amezi 5 cyangwa se umwaka, agakora ibyangwa n'Uwiteka hanze. Yego. Ariko nagira amahirwe akabona umuntu ugenda akamugarura, afite guhinduka, akongera agasura murimo w'iki. Nabuze se bari baraguye bagarutse benshi. None se bakoze ibikorwa by'ubupagani, ko ntabwo ari abapagani kuko hari icyo bamenye. Nasomye ijambo ry'Imana arambwira ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru, ningwa nzagira gute? Zabyuka. Hari indirimbo zikabaririmba ngo ubundi nk'ubu ufite kuzana kuvuga ibintu bikankuraho. Hari indirimbo muririmba nkabona ntabwo zivuye mu bihimbano by'umwuka. Oya, indirimbo zihimbaza Imana. Ibya Yesu ni ku murongo. None si ku murongo. Urugero, impamvu ari ku murongo, iyo uvuyemo uvuye mu murongo uheze uwo gutegereza ibya Yesu bigiye kuza, hinjiramo undi cyangwa bagahita begera imbere bagasiba icyo cyawe, wowe ukazaza ukajya guhera inyuma. Wari ubigezeho? Wari wenda kubigera? Ariko ndi muhagaze mute muzima niba namuhagaze mute? Ufite gusanga wowe wita wa mbere ari uwa nyuma, ariko birivuga. Ariko none Yesu uhagaze imbere buriya muririmbyi na buryo ndirimbo wavuga ngo n'ukuntu yafashije abantu benshi. Urava ku murongo arindira mu ndi mu mwanya wawe. None se mubaze, mwasomye Bibiliya ivuga ngo ikinema gihezwe n'abantu 4? Narabisomye. Yego. Mwasomye inkuru ya Zakayo Luka 19? Yuriye igiti. Narahasomye. Mwasomye ku kidendezi Betasida hari umurwayi? Narabuze umujugunyamo. Murakoze. Wibwira se Bibiliya ivuga ko hari abarwayi benshi abanyunyutse n'abagize gute? Kuki yaje agahita kizuriya akigendera? Kindi, kuki aba bantu baje bahetse ikirema gihetswe n'abantu 4? Barahageze basanga abantu ni benshi, ngo bahita bigira inama yo gutera hejuru y'inzu. Barayisakambura byo baramumanura. Hari umuntu uhagaze imbere ye, uriya munese ataha mbere, yakizewe mbere. Ako Peter, ubwo ntibyaba kubereye nka byabe ningo byahishwa abanyabwenge bigasobanurirwa basa. Iyo ndirimbo si indirimbo ivuga ngo mukizwe nimudakizwa mukaba mubivuyemo, imigisha yanyu izasanga mwagiye muzajye gutangira. Urakoze cyane rero, nashaka ko tuganira kuko abenshi bazi ko ari uguhagarara line nk'abari kuri foreign ku murongo. Yesu biravuga ngo mushakana umwete bazagira gute? Bazamubona. Umwete no kubyigana biremewe kandi uri ku murongo. Kubyigana ni bibi. Kubyigana ugahutaza abantu zubwo kubyigana ugahutaza abantu sara usunika ro mu kina box. Kubyigana zicyo ari cyose mu mwuka, kwishakana umwete. Biravuga ngo ushaka Uwiteka gishoka kagira gute? Kabonwa. Umwambaza kiri biravuze ngo hari igihe azajya kure. Gishoka kabonwa biravuga ngo hari igihe azabura. Ugire ngo nago ugize ngo Imana ibiwawa cyangwa bayifungiye mageragere. Ugiseguye byigana hakiri kare byo ngo witondetse ngo hagaze ari
mutinye Bibiliya. Nari somye rambwira ngo uyu mugabo akimara gukira yasohotse ngo abyina abazindukiye saa moya. Noneho somye muri Luka sanga Yesu ngo yaratambutse banyuramo ko Zakayo yarimenye. Nutimenya ngo umenya ko guhagarara. Zakayo yarimenye ngo ahita yurira igiti cy'umuvumu abandi bahagaze hasi. Ngo Yesu abacamo bose aravuga ngo ururuka ndarari wawe ko hari ama etaje ku kirare kwa Zakayo. Subiza ku kirare kwa Zakayo kandi hari abantu b'abakire bakiranutse banakiranutse. Murokore yari yafunze, pasiteri yafunze, diakoni yafunze, baje kureba Yesu bavuga ko wari umujyi Yeriko wari umujyi ukomeye kandi Zakayo yari umusoresha presebuteri. Aje gusoresha asanga bose bafunze. Aravuga ati abantu bafunze bagiye abajije umuntu aravuga ati natwe turi kwirukanka tugiye kumureba. Inde? Ti Yesu. Rero sinshaka kumureba gusa ahubwo ndashaka kubona iyo shusho ye asate ni inzobe ni igika ni muremure mugufi kangiye kunandeye ko tureke kuki mumwirukanye nanyije gushaka imisoro none mwafunze amaduka ngo wahageze yashaka kwirebesha ati arahurira hejuru aravuga ati reka ndebe ishusho ye. Yesu ahita amuha poromosiyo ati ururuka ndarara hehe. Ako icyo gihe nuko yazanye ubushake bukomeye. Rero ibyo nashaka kuvuga mutandukanye ibi bintu. Gushakana Imana umwete, mushakana Imana umwete. Ni byiza cyane kuko bituma n'icyari kutinda kibanguka, cyari kuza bitinze kigira gute. Kwa mugani nk'iyo Zakayo ahita avuga ati nsanze bafunze nenje gusoresha reka mbe nsubiyeyo nzagaruka bahari. Urakoze rero. Reka mbe nitahiye ndabona bafunze nzagaruka basha. Nzagaruka bagaruka. Ariya poromosiyo yabonye ntabwo ari kuyibona. Turi kuvugira ku mupagani rero. Zakayo yari umupagani. Yego. Kuko atari yamenye ubwami bw'iki bw'Imana. Uwo munsi Yesu yaje ari wagira gute ashaka. Arawanguye kurara hehe? Iwawe. Iyo ugeze mu gihe abantu batakwishimiye bari kukunena hari akantu bihaye muri gusoma ibijyo muhambire mu isi ngo no mu ijuru bizaba bihambiriye ko tubihambiraga. Uhambira urinde we naguhambiriye buriya we barabaguhambira nawe uhambira abandi. Pita dusoze. Shaka dusoza ko nyafite dusoze. Urugero uraboshye ushaka kubaho undi muntu ngo are pasite reka nkubwire kano ngavuga umuntu bataboha ni umuntu uhuje n'Imana ijana kw'iki niwo waboha iki ibintu bikabohota. Yabwiye Petero ngo ibyo uzazirika mu isi ariko ninde Petero no mu isi ninde Petero uzemera kubambwa acuramye kundi wa mukoma muri shota ariko musohora agenda. Petero ko yemeye no gucirwa mu maso akamukubita igiti cyishe azira Kristo akabwira abandere yabemeye guterwa niwe babambye babishuritse kandi Petero mujya muvugaho yari umuntu wabaza Yesu kugira ngo yuguke ubwenge anamenye ibyo arimo ibyo ari byo. Hari abantu twigishwa twicaye nko kwa nago mavuze hagira usome bira musomerwe hanyuma mutahe hanzwe ngo kimwe n'icya gatandatu no nunjyane nuko ariko Petero we arawati mwigisha tubwira uyu mugani nitwuciriye cyangwa n'abandi kugira ngo amenye ibyo ari byo. Yego. Gusobanuza. Yesu Petero yihakanye Yesu ntabwo yamwihakanye kuko amwanza. Ibintu byumva ni ibihe by'intege nke bigera ku muntu wese kandi n'abamwihakana kwera 5 ibihumbi 5 akamwihakana kwera 10,000. Ayo ni menshi. Yesu amukora deliverance rero yarabaje ngo urankunda bwa mbere bwa kabiri urankunda bwa gatatu urankunda. Petero avuga ngo ndagukunda amubaje kangahe gatatu yamwihakanye kangahe gatatu amukora deliverance hanyuma arangije avuga ngo aragira inama zanjye ugeze ku rwego rukwiriye rwanazitangira ariko nyereka umwungeri wakwitangira dedasi ngo yubaka inzu atarubaka etaje ye. Hanyuma
umupagani n'umutaramenya Imana udafite n'umubwira kuyimenya uri gukora ibikorwa bibi. Ariko umuntu wagiye mu rusengero akagwa agasubira inyuma, hari ibyiringiro ko yaba nka cya giti cyatemwe cyakongera kujya gute gushibuka. Ikindi, umuntu w'umupagani ni umuntu urwanya ubwami bw'Imana, akarwanya umusaraba. Uwo ni umupagani. Ariko misiyo dufite ni ukumena amaraso dushaka uwo muntu w'iki, umupagani ngo ahinduke umuntu w'Imana. Niba Satani yoza abadayimoni bakajya gutata isi kugira ngo bafate abakozi Imana bagushe n'abari mu rusengero, kuki twe tutakora nuza kugira tutakaba amashami ngo dushake abo bantu basubiye inyuma bongere bagaruke ku rufatiro, ko barimbaga tugafashwa, ko bahanaga tugafashwa, ko babwizaga tugafashwa, ko bakoraga ibikorwa byiza mu rusengero tugafashwa. Nta kiza tubibukira ku buryo Satani atabarigata ngo barangize burundu. Imana ibahe umugisha. Kandi Satani atera bariya batuma ahomba. Ntabwo ikigoryi Satani agihiga ko aragifite. Satani ahiga umunyamumaro. Kandi ubona utakaje umuntu wigeze akora ikintu cyiza kuri we, ujye umenya ngo hari ikindi kintu kizari kuzakora kirenze icyo yakoze, Satani aramugutwara. Ubunyazwe. Ngaho ndi hari nagende haraso undi. Peter, reka tugere muri wa mwanya wacu abakunzi bacu bakunda gukunda cyane witwa impamba nyayo. Mu masegonda 30 niye impamba uratanga kuri uyu munsi? Impamba ya mbere, ntugacike intege ugihumeka. Jya umenya ko ituma uhumeka yaguha amahirwe ukagera ku byo utigeze ugeraho. Ikindi, ntukajye ucika intege mu buzima bwawe, ujye uhora ugerageza, bizakunda. Mu buryo bw'Imana, Imana izi impamvu ikikurinze. Ntabwo yakwirinda nta kigamije kugukoresha, kirahari. Icyanyuma, Imana si umuntu, iyakuremye irakuzi, irakuzirikana. Nubwo bamwe wiringiye bakuvuyeho, ariko Imana ifite abandi bantu yaguha kandi b'umugisha bakora ibirenze ibyo babandi bagusize bari gukora. Imana ibahe umugisha. Amen. Mwakoze rero kudukurikirana, mugire ibihe byiza. Amen.